hanyuma abakorana abakinanaga nabo filime namwe mwazana ururabo rwanyu nibaho umugisha nyuma yaho rero harimo na korali hari y'abamama nabyo bitwa ngo nabiringirwa ahita yinjiramo aba n'umuyobozi abamo no muririmbyi nuko ngo yakoraga ibintu byose rero urumva rero ubuhamya bwo aba muri sociale y'abamama mu itorero muri rusange noneho urumva rero yafite ibintu yakoze mu itorero afite ubuhamya nk'atu bwacu ariko urebye ngira ngo yaje ababaye ngira uko twabibonye yaje rabigize mu itorero asa nk'umuntu uhungiyemo arangije kuri nyakwigendera ho gatoya nyakwigendera turazinanye n'umuntu azwi n'abantu benshi ku isi hanyuma ico namuvugaho yarakijijwe yakundaga Imana yakoraga imirimo myiza ngira ngo hoze wumva ko ubuhamya bamutangiye ari ubuhamya butangaje ukuntu yari afite umutima wagutse ukwirwamwe abandi yari umuntu utanga ibyishimo umuntu ashobora kwibaza wenda mwamenyanye gute twamenyanye mu buryo abakristo barazinanye twarasenganye yari umwe mu bantu bakurikira agakiza ministries cyane gose yari mwene data muri Kristo Yesu nubwo buryo tuzinanyemo mwaje gutabara rero nk'abandi yego naje gutabara yego iyo turi mu muhango nk'uyu nguyu wo gushyingura nk'umushumba turi kumwe ubundi ni ibihe somo bikwiye kwigisha undi mu Kristo uwo ari we wese waba uri kuri iki kiganiro isomo ni rimwe mu byahishuwe aravuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfira mu mwami imirimo igenda ibaherekeje yego iyo urebye abantu baje kumushingura uko bangana ibintu bamuvuzeho uhita ubona ko umuntu wese akwiye kwiga gukora neza agakora imirimo myiza kugira ngo azabone imirimo myiza imuherekeza n'ubuhamya bumuherekeza nico twakwiga reka tubashimire murakoze cyane yego reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho inshuti nziza itagitererana habe iyo mugendanye iyo nishobora kuguha
Yesu niwe wa mbere ugutabara iyo wihebye uriza ushavuye ubusukukira inshuti n'imiryango bose bakuvuye iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira n'abaganga bananiwe Yesu iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze nyir'inzu yakamiye Yesu yaranishije yaratsinze umwami reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho inshuti nziza itagitererana habe iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga urupfu muha muri kumwe n'inshuti nziza itagitererana habe iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga no mu rupfu muha muri kumwe mutabona amakuba Yesu niwe wa mbere ugutabara iyo wihebye uriza ushavuye ubusukukira inshuti n'imiryango bose bakuvuye iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira n'abaganga bananiwe Yesu iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze nyir'inzu yakamiye Yesu yaranishije yaratsinze umwami
reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima. Yesu arabomora. Reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima. Yesu arabomora. Niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza, niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri, bategereje ubugingo buhoraho. Niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza, niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri, bategereje ubugingo buhoraho. Inshuti nziza itagitererana habe, iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga, urupfu muha muri kumwe. N'inshuti nziza itagitererana habe, iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga, no mu rupfu muha muri kumwe. Mutabona amakuba Yesu niwe wa mbere ugutabara, iyo wihebye uriza ushavuye ubuze ukugira, inshuti n'imiryango bose bakuvuyeho. Iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira, n'abaganga bananiwe Yesu. Iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze nyir'inzu yakamiye Yesu. Yaranishije yaratsinze umwami. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana.
ese mani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese Yesu utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba ufite ese mani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese Yesu utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba ufite igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiranze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiranze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana genda bizirikana ndakwibuka mu gashami Getsemani ubira ibyuya bivanze n'amaraso warakubiswe uzira ibyaha byanjye ibyo wakoze genda bizirikana igitambo cy'amaraso ni cyo cy'amaraso haleluya mama tubona ushimwe mwami ushimwe Yesu ko yabyitubahiro kubw'ibyo wakoze ibyo wakoze igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye ushime Yesu ingoma amatungo ntabwo twari kubibona ushime Yesu hamwe icyubahiro mwami wawe haleluya haleluya igitambo cy'amaraso ni icyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushime Yesu ushime Yesu uhimbaze ibyo wakoze turabizirikana amaraso yawe turayirahira umuntu ashimira uwamuhaye inka undi agashimira uwamugabiye ariko twe turashima izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe amahoro agataha mu mitima yacu
iyo niyo mpamvu turirimba. Reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye, abafite intimba mu mitima. Yesu arabomora. Reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye, abafite intimba mu mitima. Yesu arabomora. Niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza, niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri, bategereje ubugingo buhoraho. Niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza, niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri, bategereje ubugingo buhoraho. Inshuti nziza itagitererana habe, iyo mugendanye, iyo nishobora kugusiga urupfu muha muri kumwe. N'inshuti nziza itagitererana habe, iyo mugendanye, iyo nishobora kugusiga no mu rupfu muha muri kumwe. Mutabona amakuba, Yesu niwe wa mbere ugutabara. Iyo wihebye uriza ushavuye, ubuze ukukira, inshuti n'imiryango bose bakuvuye. Iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira, n'abaganga bananiwe, Yesu. Iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze, nyir'inzu yakaniye, Yesu. Yaranishije, yaratsinze umwami. Reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye, abafite intimba mu mitima. Yesu arabomora. Reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye, abafite intimba mu mitima.
mama Yesu arabomora niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho niwe byiringiro byacu by'ejo hazaza niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho inshuti nziza itagitererana habe iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga urupfu muha muri kumwe n'inshuti nziza itagitererana habe iyo mugendanye iyo nishobora kugusiga no mu rupfu muha muri kumwe mutabona amakuba Yesu niwe wa mbere ugutabara iyo wihebye ushavuye ubuze ukugira inshuti n'imiryango bose bakuvuye iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira n'abaganga bananiwe Yesu iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze nyir'inzu yakamiye Yesu yaranishije yaratsinze umwami nshuti nziza igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimye Yesu ko wiyanze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimye Yesu ko wiyanze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana Semani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese Yesu utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba ufite ese mani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese Yesu utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba ufite igitambo
igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiranze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiranze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana cya kabiri cyo kuba turi hano hantu hano hagiye kuruhukira Ingabire umubiri we nahangaha rero ugiye kuruhukira ugiye gusinzirira hano mu gihe gito cyane wenda tutazi yaba kera cyane yaba vuba ariko turabizi ko ahangaha ariho azazamukira atashye Bibiliya tubwira ngo abantu bose ari inyanja abo yamize inyamaswa ariho zatwaye ngo impanda y'Uwiteka nivugira hariya Yesu amanukanye n'abamarika biwe ngo muri uwo munsi ngo abantu bose aho basinzire bazazuka aha rero nubwo abanye twari tuva mu kanya turi mu rusengero Ingabire rero ni hano tugejeje anga kugira ngo aruhukire hano muri aka karere ka Musanze ubwo rero nta kindi dutegereje n'umuzuka mwakoze cyane reka rero muri kano kanya kasenge hanyuma ibindi byose birakurikiraho nyuma kandi tukavugisha Mana data twese wo mu ijuru Imana ikiranuka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yaduhaye amahoro muri Yesu Kristo kandi Yesu niwe nzira niwe kuri n'ubugingo mwami Imana yacu ngushimiye mwami w'abami kubw'inshuti abavandimwe ndetse mwami Imana n'aba hafi ya Ingabire twongeye mwami Imana komerekeza tugeze hano mwami Imana y'ijuru Uwiteka agiye kuruhukira hano n'ikitegerezo cya buri umwe wese mwami Imana ujye ufite umwuka wo kubaho n'umwuka w'ubuzima Mana yacu yo mu ijuru rero urakoze mu kuri reka rero muri kano kanya kubwa gahunda ze zihari uhabe Imana yacu kubw'ijambo ryawe ryo kuvugirwa ahangaha mu mwanya ahangaha data twese rito cyane data twese n'ukuri nirigiye kutwibutsa bino bihe turimo mwami Imana urakoze rero Yesu tugushimye ko turinze n'ubundi nibiri imbere byose mwami Imana wahari kubiyobora mu izina rya Yesu amina murakoze cyane Imana y'umugisha okay ntabwo dutinda turagira ngo noneho mukomeze gahunda igitabo cya Yubu ni ibice 14 n'umurongo wa 19 avuga ngo amazi agimbya amabuye isuri itembana umukungugu hasi uko niko gukuraho ibyo umuntu wese agira gute yizeye ahangaha arimo aravuga umukungugu nuko baho nkatwe bwacu nk'abantu twavuye muri mukungugu ni nayo mpamvu muri kano kanya nanone uyu mubiri wa Ingabire ugiye gusubira hano ubwo ugiye gusubira hano muri kano kanya twebwe turabizi ibitangira ry'umubiri kurema ko umuntu yaremwe n'ubundi mu mukungugu rero iherezo ry'uko umuntu asubira asezerisi asubira muri wa mukungugu wa mwuka ukizamukira rero no kuvuga ngo aka kanya ntabwo cyiko muri amagambo twavuga turi mu rusengero
ahubwo no kuvuga ngo uyu munsi wa none aha ngaha ariko uzi ukuntu biravuga murabona mu gihe Imana irema Adamu na Eva urumva Adamu na Eva bamaze gucumura ngo bahise biremera ikintu bita ibicocero niki ni imyambaro twebwe twambaye rero no kuvuga ngo ibicocero ibi ngibi dufite byasimbuye ubwiza bw'Imana rero no kuvuga ngo rwose uko dutatse twambaye amakositimu nk'aya nambaye uko twambaye rwose ugasanga turanyura mu mihanda ariko ni ibicocero ariko ubwiza bw'Imana ni ukuvuga ngo rero bya bicocero ni uyu mubiri tujya gusubiza hano ariko igihe gikwiye tuzongera twambare bwa bwiza rero no kuvuga ngo ahangaha bwa bwiza twahoranye kera Imana ikiri mu muntu rero no kuvuga ngo uyu munsi rero niyo mpamvu uyu yavuze ati amazi ashobora gusiba imigezi igasiba byose bikayengerera bikayengerera umukungugu na bikarangiza akavuga ngo byose ngo bikuraho ibyiringiro by'umuntu arongera agakwa ku mwana w'umuntu ibyiringiro bya muntu ngo nk'uko amazi agira guke agasiba ubutaka agasiba byose bikayengera mu mukungugu ngo ni nako n'uyu mubiri wacu uyengera muri ubu butaka ngo ariko hari ibyiringiro kubizera rero mu byiringiro byacu twebwe ubwacu uyu mubiri wacu uyu nguyu rwose mbona ukuntu tumeze neza turakeye koko ni byiza turakeye tumeze neza ariko uyu mubiri ufite igihe gito muri isi nta muntu mwiza urabona iyi foto ingabire murayitegereza mukayireba arakeye kandi ariko tayari birarangiye bwa bwiza bw'umubiri bufite igihe gito muri isi ariko icyo tuzi cyo uyu mubiri si wazongera kwambara igihe cyo nyuma y'impanda ivuze tujya mu ijuru rero muri beza ariko nyuma y'iherezo dutaha mu ijuru si buri tuzambara ubundi bwiza bw'Imana twarangije rero ahasigaye tugiye kurangiza iki gikorwa nta magambo menshi nagomba kuvuga cyane byari kugira ngo ntikaza bari hano ubwira ijambo twese tugatangira igikorwa tugatinze dore imvura ubundi igiye kumurikira icyo dukora rero ntugira ngo ikindi ni ukuvuga ngo twarangije buriya ni itangazo ngiye gutanga kugira ngo n'abantu bari hasi imigozi yoroha bakashyira banza kamushyira Yesu,
tugeze mu kanya nanone ko gushyiraho indabo. Reka mpe pasiteri umwanya tuyobore, hanyuma abo mu muryango begera hafi nk'uko nabibabwiye. tumara kugira iki gikorwa twegera hanze kugira ngo n'abandi babone uko binjira. Murakoze. Umubiri wacu wavuye mu itaka kandi n'ubundi wongeye gusubira mu itaka, mu izina rya Data wa twese no kwera. Amen.
Yes, bakunze ibyo bakamana TV turacyari muri wa muhango n'ubundi wo gushyingura madamu Ingabire Jacqueline yarasanzwe tuye mu karere ka Musanze n'ahantu hahuriye abantu batandukanye nyine bagiye baza muri iki gikorwa cyo gutabara. Uyu turi kumwe ni pastor no mu pastor uzwi n'abantu benshi kubera ivuga butumwa agenda akora yaba online kugakiza ndetse no mu bundi buryo butandukanye. Reka tumuhereze ikaze kuyoboka mana pastor. Mwiriwe neza cyane. Mwiriwe naringiye kubaza ngo amakuru nayangaya birumvikana gushingura. Yes, ni Pastor Desire ahangaha kuhababona twahabonye n'abandi bantu benshi birumvikana nta gitangaza kirimo, ariko uyu nyakwigendera mwari musanzwe muziranye, wenda ni iki mwavuga wenda kuri hanyuma abakorana abakinanaga nabo filime namwe mwazana ururabo rwanyu nibaho umugisha. Umuryango barakoze, hakurikiraho famiye y'abijuru ndetse n'abakorana na murumuna wa Jackie baturutse ku murenge wa Jari, nabo mwaza mugashyira ururabo rwanyu. Mutubwirira abantu bari hanze bo kwitorero nabo baza mu gihe mwebwe muri gusohoka, munyarutse tugire vuba vuba. Agakiza Hope Family nabo babe bari hafi. Hanyuma abakorana abakinanaga nabo filime namwe mwazana ururabo rwanyu nibaho umugisha. Muhamagara kuri nimero ye.
ngari hanze Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niba wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Indiye amabari yanjye n'imbore, yandiriye amaraso. nyakwigendera ho gatoya. Nyakwigendera turazinanye n'umuntu azwi n'abantu benshi ku isi. Hanyuma icyo namuvugaho yarakijijwe, yakundaga Imana, yakoraga imirimo myiza, ngira ngo wahoze wumva ko ubuhamya bamutangiye ari ubuhamya butangaje, ukuntu yari afite umutima wagutse ukwirwamwo abandi, yari umuntu utanga ibyishimo. Umuntu ashobora kwibaza wenda mwamenyanye gute? Twamenyanye mu buryo abakristo barazinanye, twarasenganye. Yari umwe mu bantu bakurikira Agakiza Ministries cyane rwose, yari mwene data muri Kristo Yesu, nubwo buryo tuzinanyemo. Mwaje gutabara rero nk'abandi. Yego, naje gutabara mwene data. Yego, iyo turi mu muhango nk'uyu nguyu wo gushyingura nk'umushumba turi kumwe, ubundi ni irihe somo bikwiye kwigisha undi mukristo uwo ari we wese waba uri kuri iki kiganiro? Isomo ni rimwe mu byahishuwe, haravuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfira mu mwami, imirimo igenda ibaherekeje. Yego, iyo urebye abantu baje kumushingura uko bangana, ibintu bamuvuzeho, uhita ubona ko umuntu wese akwiye kwiga gukora neza, agakora imirimo myiza kugira ngo azabone imirimo myiza imuherekeza n'ubuhamya bumuherekeza. Nico twakwiga. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Yego, turabasabira umugisha mwinshi wo ku Mana, kandi ni ukuri pe, Imana yo mu ijuru yonyine nta kundi mwagombaga kubigenza guherekeza ingabire, nta kindi cyagomba ko kugira ngo bigende gutya, kandi no kuri byagenze neza pe. Cyane ikimenyetso cyerekana nuko amateka tuyazi cyangwa se n'ubuhamya byose tuzi, habaye ibintu bidasanzwe kubera uburyo twabonye abantu nk'uko mwadutabaye. Mu ruhande rwacu nk'itorero rero tukabana abavandimwe bo mu ruhande rwo kwa Ingabire, Imana ishimwe, mu ruhande rw'inshuti, ndetse n'abantu twabonye abanyamakuru nabo mu itsinda yabonanye naryo mu gihe gito, ariko turabizi kuko bakoranye umuhate pe, kandi bakoranye, twabishimiye nabo. Rero reka dusenge mwese, kandi Imana bagira neza. Imana yo mu ijuru, Imana ya Abrahamu na Isaka nako kandi Imana ikirana kuteka nyiringabo, tugushimiye ibyiza wadukoreye mwami Imana yacu mu ijuru. Waduhaye umucyo pe, nkuko hano Musanze hagwa imvura ndetse ugasanga umuntu abuze umutekano muri we. Ndagushimira kubwo abaririmbyi, ndagushimira kubwo amatsinda yose mwami Imana yaherekeje Ingabire. Uyu mubiri we rero mwami Imana tuwusize hano, ariko turabizi ko mu ijuru ariho yicaye mwami Imana mu ijuru. Natwe turabizi aheza ni mu ijuru. Urakoze Imana yo mu ijuru, ugize neza, Uwiteka nyiringabo abagenda bose amahoro, kandi mwami w'abami tuzajya duhura kubera urufatiro rwiza n'icyetegerezo cyiza cya Ingabire twabonye, tukabona icyitegerezo kuri we. N'ubundi bazajya bicare bahure baganira, twibuka ibyiza byose yagize gute yagiye akora mwami. Urakoze mwami Imana mu ijuru, ubaho umugisha abakozi bawe, bagire neza, ubarinde abantu bose bagere mu mpande zitandukanye z'iki gihugu bose mwami Imana muherekeje amahoro. Nitwongera mwami Imana guhura nk'uku nguku tuzajya dushima izina ryawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Asante. Kunzi TV
nkuko mwagiye mubibona twabakubereye mu muhango wo gushyingura madamu Ingabire Jacqueline ahangaha twari turi rero naho bamaze nyine kumushyingura twagiye tugana n'abantu batandukanye ariko dusoza iyi nkuru ni munyemere tuganire n'uyu mubyeyi n'uyu mushumba turi kumwe n'umushumba wiwe w'itorero rya Minivame mu Ruhengeri ngira ngo aribuze kubitubwira reka tubahe ikaze kuyoboka Imana mwiriwe neza murakoze cyane twiriwe turashima Imana kandi Imana ihumugisha nkuko wari bivuze Jacqueline Ingabire ni umukristo wacu tumara imyaka 5 hano ku itorero ryacu rya Minivame muribwira gato y'abantu badukurikiye bamenye ngo turi kuganira nandi murimo raganira na Reverend Kayitare Jean Bosco yego niwe itorero rya Minivame hano Musanze yego Ingabire yari muntu kimwitorero imico n'imyifatire ye byari bimeze gute burya baravuga ngo iyo umuntu amaze kugenda imirimo myiza cyangwa amagambo meza yasize inkuru ki ku musozi mu itorero rya Minivame yasengeragamo urakoze cyane ikintu yasize hariya yahazize ubuhamya nicyo kintu cya mbere yego mu myaka tumaranye hariya burya abantu bajya bavuga amagambo ugasanga nyine uyu muntu heruko yavuye mu mubiri ugasanga arimo aragenda avuga amagambo atandukanye bana besese cyangwa umuntu ari gushyeshye kugira ngo mbese rwose bavuga amagambo ariko we tuzi ubuhamya bwe ubuhamya bwe bwa mbere nahoze mbivuga ngo yakoze nk'umuntu wihuta hari nk'umuntu ngira ngo uje gutaha yego kubera yuko icya mbere cyo yaraje ajya mu itorero arangije ntabwo byaciye kirekire mu gice cy'ukwezi mu minsi mu byumweru 2 yahise abatizwa arangije kubatizwa nyuma yaho yinjira mu murimo arangije abo mu bantu ba mbere yari yungirije abadamu mu itorero vice yari yungirije abadamu arangije yinjira mu ivugabutumwa yajyaga yari n'umuvugabutumwa mu buryo bw'itorero mu vuga ubutumwa ni umuntu wahise akura vuba byose cyane mu bantu rero twatozaga nanone mu itorero kumutoza yahise yihuta cyane nyuma yaho rero harimo na korali hari y'abamama nabyo bitwa ngo nabiringirwa ahita yinjiramo aba n'umuyobozi abamo n'umuririmbyi ni ukuvuga ngo yakoraga ibintu byose rero urumva rero ubuhamya bwo aba muri sosiyali y'abamama mu itorero muri rusange noneho urumva rero yafite ibintu yakoze mu itorero afite ubuhamya nk'atu bwacu ariko urebye ngira ngo yaje ababaye ngira uko twabibonye yaje rabigize mu itorero asa nk'umuntu uhungiyemo arangije kuri aromurwa pe kugenda neza nyemerera mushumba ibintu byose twagiye dukora dufata kuva byatangira kugera ku uyu muhango wo gushyingura tubyite nka introduction na development maze mudukorere conclusion umuhango nk'uyu nguyu wo gusezera umukristo cyangwa wo gushyingura umuntu ubundi ugombye kwigisha iki abantu bari kureba Iyobokamana TV nirihe somo bakwiye gusigara niyo mwanzuro w'iki kiganiro isomo ryiza rigomba kuba mu bantu b'abakristo cyangwa n'undi wese yego wizera kuko nta muntu n'umwe utazagira gute umuntu wese rimwe n'Imana niwo umuntu ari rimwe n'Imana finale mbese gusoza cyangwa se finale y'umuntu ubuzima bw'umuntu nuko uzamenya Imana niko bimeze ku buzima bwe rero none rero no kuvuga ngo rero ku umuntu azi Imana asoza neza ikintu cya mbere nabonye agira inshuti ikindi cya kabiri ariko biterwa n'iki ntago bipfa kwizana ni Imana n'ubuhamya rero icyo tuvuga no kumenya Imana mu buzima bwa muntu agomba gukizwa akamenya Imana nukizwa ukamenya Imana amen icyo gihe ubugize ikintu cyitwa ubumwe n'Imana yawe yego rero ikintu nabwira abantu b'Imana ni mukizwe kuko gukizwa ni feeling reka tugushimire cyane urakoze cyane yes ni nahangaha rero dusoreje inkuru y'uyu muhango twakurikiranaga uyu mushumba dusoreje neza cyane nk'umubyeyi yakubwira ngo wowe ureba umuhango wo gushyingura nk'uyu nguyu ukwiye kugusigira isomo yo kugerageza kuzasiga inkuru nziza imusozi ugakizwa kugira ngo uzabonane n'abandi bera bose batabarutse bakizera tuzabasanga mu ijuru nawe kandi tuzamusanga uko nukuri Imana ibaha umugisha urakoze cyane amen